Yes twizere ko mumeze neza cyane tubaye ikaze mukuru yacu y'imikino. Twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda hose nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza, by'umwihariko abafana b'ikipe ya APR rwose iyo bitanya mukandagira mu kibuga kikasi imitutu cyangwa se EP bayita APR rwose, nizere ko mumeze neza cyane uyu munsi cyangwa se aka kanya. Mbazaniye icyo bita zandani nk'uko bisanzwe, amakuru agezweho mu ikipe ya APR ndetse n'utundi dukuru tuba tugenda ducaracara mu ikipe ya APR ndetse no mu bakinnyi b'abanyarwanda, byose nibyo nkuzaniye. Icyo nkusaba ni ukureba iki kiganiro ukamenya byinshi bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere mubanze mukande subscribe rwose, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane rwose. Abafana b'ikipe ya APR mwigaragaze mu kandi icyo bita subscribe rwose, turebe uburyo twakomeza kugenda tuzamuka mu cyo bita imibare rwose. Byaba biteye isoni n'agahinda uri kureba iki kiganiro ukaba utarakanda subscribe, kandi icyo bita amakuru y'imikino ari kimwe mu bintu by'ingenzi ukeneye kandi uhora ushakisha. Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe, twe twiyemeje kujya tuyakugezaho ku gihe kandi ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Ikipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania yatangaje ko mu minsi mike iri gutegura urugendo rwayo rwerekeza mu Rwanda, nyuma y'uko ibitangazamakuru bimwe na bimwe bya hano mu Rwanda byatangiye gutangaza ko ikipe ya Simba Sport Club ishobora kuba itazaza mu Rwanda kuba yakina n'ikipe ya APR. Ariko Simba Sport Club rwose binyujije ku nkuta zayo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zayo yatangaje ko igomba kuba yamanuka aho bita i Nyarugenge muri pre-season, kandi yiteguye kuba yahagirira ibihe byiza. Iyo bita Simba Sport Club rwose igomba kumanura icyo bita intwaro hatari rwose, zirimo abo bita ba Steven Mukwara n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye rwose bari muri iyi timu ya Simba Sport Club rwose. Ubwo abari bafite icyo bita gushidikanya bavuga bati ese Simba Sport Club uko twumva itari kuvugwa cyane, ese iraza kumanuka i Nyarugenge, ese iyo bita Simba Sport Club bimeze bite, ese biraza kugenda bite? Ikipe ya Simba Sport Club rwose yamaze gukonfirma ko igomba kumanuka i Kigali kandi igomba kuza ikahagirira ibihe byiza. Yiteguza abanyakigali rwose, yatangaje ibintu bikomeye cyane, irababwira ati rwose turaje mutwumve. Ubwo sinzi wenda ngo bashatse gutangaza iki, ariko bavuze bati rwose turaje mutwumve neza cyane, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane, ibintu birushaho kugenda biba byiza cyane. Iyo bayita Simba Sport Club turagenda tuzamuka mu cyo bita imiriro, tugenda dusatira muri APR mu nkuru nyirizina. Kinyarwanda kari ibindi ramuzana mugenda mutwihanganira rwose, icyo bita ikinyarwanda ni ibindi. Uyu mutaramu bamwita Kwizera Pierrot wagiye uca mu makipe agiye atandukanye ya hano mu Rwanda. Rayon Sport yaciye mu ikipe y'Amagaju, yaciye mu ikipe ya AS Kigali, yaciye mu ikipe ya Vision n'andi mu ekipe agiye atandukanye, ndetse no muri Bugesera yikojejeyo. Bamwe mu bakinnyi rwose bamaze imyaka myinshi bakina muri shampiyona y'u Rwanda. Uyu mutaramu inkuru rwose ikomeje kugenda ikwirakwizwa ahantu henshi, inkuru yabaye rwose akumira mu gihugu cy'u Burundi. Umwe mu bakinnyi bakomeye cyane wigeze kuba kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Burundi, Kwizera Pierrot cyangwa se Kwizera Pierre cyangwa se Peter, uko wabyita byose bigiye bitandukanye. Abantu bataba bazi ko bita Peter, Petero, Pierre ni izina risobanuye ikintu kimwe rwose, bisobanuye ibintu bimwe rwose, byose ni kimwe. Uyu mutaramu yasinyiye ikipe rwose, abantu benshi baravuga bati ibi ni ibindi. Ishyano ricitse umurizo rwose kuba umukinnyi uhamagarwa mu ikipe y'igihugu rwose agiye gukina icyiciro cya kabiri mu Rwanda. Uyu mutaramu bita Kwizera Pierrot yasinyiye ikipe ya Espoir yo mu karere ka Rusizi rwose, hariya Ibugoyi rwose. Ikipe ya Etincelle murabizi ko imaze imyaka irenga 2-3 rwose mu cyiciro cya kabiri rwose, aho yamanutse kuzamuka biragorana. Uyu mutaramu Kwizera Pierrot yasinyiye ikipe ya Espoir rwose, amasezerano y'umwaka umwe mu buryo bwo kureba ngo cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo barebe ko wenda yabafasha kuba yagenda abafasha muri kampeni yawe, kuko ngo uyu mwaka wundi ugiye kuza rwose bashaka kuba bazamuka mu cyiciro cya mbere. Ubwo ni ukubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira rwose. Uyu mutaramu bita Kwizera Pierrot tukareba ko hari byinshi azagenda afasha abanyarusizi rwose, akareba ko yabazamura rwose mu cyiciro cya mbere. Ariko mu gihugu cy'u Burundi baravuga bati rwose uwo bita Kwizera Pierrot niwe mukinnyi werekanye ko icyo bita umupira rwose ari ikintu kibi cyane kigenda kirangira rwose n'imyaka ari imigome rwose, ubona ko ari ibintu bigiye bitangaje rwose kuba umukinnyi ukiniye ikipe y'igihugu y'u Burundi rwose kujya mu cyiciro cya kabiri mu Rwanda rwose, ari ibintu byatunguye abantu benshi. Indi nkuru none tutarenze ingoye kandi tugomba no kwishimira nk'abanyarwanda muri rusange, yaba abasportifu muri rusange, kandi imwe mu nkuru rwose zimaze imisi zivugwa muri
za guhera muri weekend rwose ubwo byatangiraga kugenda binugwanugwa kugeza aho bibaye official ku munsi w'ejo rwose aho bigiriye hanze. Ni uyu mutaramu w'umunyarwanda, umwe mu bakinnyi beza mu kibuga hagati, umwe mu bakinnyi beza bagiye bigaragaza muri shampiyona y'u Rwanda bakaza kwivamo bakerekeza hanze y'u Rwanda mu ikipe y'igihugu National Amavubi. Ni umwe mu bakinnyi bari kwitabazwa kandi badasimbuzwa cyangwa se ntanyeganyezwa rwose, ubona ko ari bamwe mu bakinnyi bari kugenda bahabwa icyo bita umwanya uhagije kandi bari no kugenda bitwara neza mu ekipe yabo. Umwe muri abo bamwita Mugisha Bonheur Casemiro, umwe mu bakinnyi bagiye berekana ko ari umwe mu bakinnyi beza rwose mu kibuga hagati, umwe mu bakinnyi bagiye batanga byinshi bigiye bitandukanye mu ikipe akinira rwose mu gihugu cya Tunisia. Ekipe yaje kuba agenda abona ekipe nshya rwose mu gihugu cya Misiri. Uyu mutaramu nabonye rwose asezera kuri ekipe ye, abataramu bakinanye bagenda bamwifuriza ishya n'ihirwe, n'abanyarwanda benshi nabo nabonye bavuga bati rwose uri komeza kugenda utera imbere, bavuga bati ni umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda rwose bakomeje kugenda bazamuka, kuko hari ikintu abanyarwanda bazwiho cyo kuvuga ngo umukinnyi w'umunyarwanda ugiye hanze usanga agiye mu byiciro biri aho bigwirirana, ugasanga umupira ni nk'aho ari kuwusoza rwose, ariko ubona ko ubita Mugisha Bonheur Casemiro rwose umwe mu bakinnyi nkunda cyane, akomeje kugenda azamura urwego rwose umunsi ku munsi, kuko kuva mu cyiciro cya kabiri muri Tunisia ukerekeza mu cyiciro cya mbere muri Tunisia, ubwo ukahita werekeza mu Misiri rwose, ubona ko uba uzamuye urwego, uba uzamuye icyo bita kariyeri yawe, wishyize ku rundi rwego rwose, uba ukomeje kugenda wandika amateka. N'umwe mu bakinnyi twakifuriza icyo bita ishya n'ihirwe rwose, bamwita Mugisha Bonheur Casemiro rwose, umwe mu bakinnyi ubona ko yazamuye urwego, yaba umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi rwose arabikubwira akavuga ati rwose uyu mutaramu bita Dera Murusha akubwira ko uyu mukinnyi bita Mugisha Bonheur Casemiro ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bazamura urwego, ari umwe mu bakinnyi kandi bakomeje kugenda bigaragaza mu buryo bugiye butandukanye, kandi ushobora no kuzakina kuri level abantu badatekereza kandi bashobora kuzatungurwa rwose, kumwe no mu bakinnyi bagenda batanga umusaruro, umwe mu bakinnyi bakina mu kibuga hagati kandi baganatanga umusaruro, yaba mu gutsinda ibitego, yaba mu kudefandira neza ekipe se, mu kwataka byose ubona ko agenda afasha ekipe. Niyo mpamvu mu ekipe menshi ubona ko hari byinshi agenda amubonamo rwose. Hari andi ma ekipe yagiye amwifuza, ngo hari ama ekipe akina icyiciro cya kabiri mu Bubiligi yamwifuje, ariko ekipe iza kumwimana. Ariko ekipe mu Misiri rwose ngo yazanye ikintu bita inoti hatari rwose, baravuga bati reka tugutange rwose, kuko barebaga icyo